ari umuhanga kwiga kurikira amasomo kabwira mwana wanjye kurikira amasomo nta kindi umenye ibyo wiga ibyo nagutumye uhaha ibyo nagutumye ntuzabihahira mu rugo rwanjye mu by'ukuri namonagaho ubuhanga no mu ishuri ko hari undi mwana biganaga bari babiri batebana muri primaire umwe akaba uwa mbere undi akaba uwa kabiri ariko ndabona abana bacu bakoze gatoya twabacishaho ishari umwana ntabwo mwana akoraga ikibi umureba ngo mwihorere iyo by'abana urabarera kuko ntububigisha ntubuzi icyo bazaba cyo ariko ureba ko umwana uti mwari nakagabo babona ko zamukuze ukamukangara usaba hute rero ibyo ko aho bakoraga ndetse ku cyo nashimaga n'amanota yagiraga akiri umwana akoraga ibintu byiza byose rwose cyane kandi nta n'umwana wanjye wigeze akora ibintu bibi cyane cyangwa ngo anteranye na rubanda abana nagomba kubatuza nawe umuco nk'uwanjye abandi mugakosa muzabona ibyabo rwose niko abana bajya byose ntabwo ari gusa bose abana niko babyirutse bameze ntabwo ugeze yakwiba ntabwo ugeze yakuba Ngirente Edouard ndahira u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite hari ku mugoroba wo kuwa kabiri ku itariki 13 Kanama 2024 nyuma y'iminsi 2 gusa Paul Kagame arahiriye kongera kuyobora u Rwanda ku mugaragaro. Uwo munsi iryo joro nibwo Nkurunziza yatashye kwa Dr Edouard Ngirente ndetse n'umuryango we ubwo bishimiraga ko bongeye kumugira icyizere cyo kongera kuyobora u Rwanda agafatanya n'abandi kubaka igihugu cyacu. Dr Edouard Ngirente wabaye minisitiri w'intebe wa 11 w'u Rwanda ni muntu ki? Ese yize iki? Akomoka he? Ababyeyi bamubyara? Byinshi byaranze ubuzima bwe kuva akiri umwana kugeza ahageze ubu ngubu n'ibindi byose mwibazaho tugiye kubirebera hamwe muri iki cyegeranyo nabateguriye kigufi ugiye kukibagezaho ni Ismail King Bruce DJ kora subscribe likes ubundi nze dutangirane ubuzima bwa Dr Edouard Ngirente minisitiri w'intebe w'u Rwanda kugeza ubu. Hari ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri 1973 bivuze ko afite imyaka 51. Uwo nta wundi ni Dr Edouard Ngirente. Avukira ahitwa Mbiri na Matovu aho ni mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gakenke. Ise yitwaga Ngirumatsi Atanazi ndetse na Mukankwavu Costasia uwo akaba ari mama we. Ise yitabye Imana ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu 2022. Gusa mbere y'uko atabaruka yabonye umuhungu we yibarutse akoze ibiganza mu biganza buri wese yumva agatitira. Ibyo nta bindi ni iby'umusaza perezida wacu Paul Kagame. Yagize akanyamuneza ko kubona umuhungu we yicaye ndetse ari kumwe na perezida w'u Rwanda. Buri muntu wese, buri muturage wese aba yifuza ko yahura nawe amaso ku maso. Gusa aho yanabigaragaje ashimangira ko yareze umwana we by'agahebuzo ubwo mikoro za RBL zari zamusuye umuhungu we akimara kuba minisitiri w'intebe. Amashuri abanza Dr Edouard Ngirente yayize ku Rwahi, ayisumbuye ayigira muri De La Salle kaminuza yo yayikomereje mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ahakura icyiciro cya kabiri cya kaminuza Bachelor's Degree mu bukungu. Afite kandi icyiciro cya gatatu cya ariyo bita Master's Degree muri Financial Risk Management icungamutungo yakuye muri kaminuza yitwa Faculté Université Lycée Louis yo mu Bubiligi. Afite kandi Masters mu bijyanye n'ubukungu bushingiye ku buhinzi.
Agriculture Economics, yayikuye muri kaminuza y'ubuhangange y'abakatolike yitwa Louvain yo mu Bubiligi. Aho niho yakomereje kandi ahagerera ku cyiciro cy'ikirenga gituma izina rye mbere y'uko turivuga tubanza kuvuga Dr. Aho ngaho yarahize ahakura impamyabumenyi ya PhD ari nayo ya nyuma mu kwiga abantu bose bageraho bakarekeraho. Mbere yo kuba Prime Minister yabaye umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Indi mirimo ye kandi yakoze kandi mbere y'uko aba Prime Minister yakuriye ishami ry'ubukungu mu buhinzi. Yanayoboye kandi imishinga myinshi igiye itandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yanabaye kandi umujyanama wa minisitiri mu by'ubukungu kugeza 2011 aribwo yabonaga akazi. Benshi mutakeka uyu mugabo burya yigeze kubaho umujyanama mukuru muri banki y'isi, ikigo gikomeye ku isi. Urumva ko uyu mugabo nawe atabaho. Aho muri banki y'isi yakozeyo imyaka 6, yabaye umujyanama mukuru w'umuyobozi wa banki y'isi i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse n'indi mirimo igiye itandukanye yagiye akora, yose ayikora neza, aribyo byatumye ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani 2017 Perezida Paul Kagame wari umaze iminsi 13 arahiriye kongera kuyobora u Rwanda ku mugaragaro, ahita yemeza Dr. Edouard Ngirente nka Minisitiri w'Intebe, aho yari atsimbuye Anastase Murekezi. Benshi iri zina bumvishe ari rishyashya mu matwi yabo, ariko nk'uko twabyumvishe uyu mugabo si ubwa mbere yarayoboye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inkuru nziza itaye ityo rero kwa Dr. Edouard Ngirente ndetse na Sengirumatsi, amashyi n'impundu biravuzwa mu rugo. Noneho reka turebere hamwe dusoza bimwe mu bikorwa byaba byaratumye Dr. Edouard Ngirente yongera kugirirwa icyizere cyo kuyobora na Perezida Paul Kagame muri iyi manda igiye gukurikira. Hamwe na Dr. Edouard Ngirente ndetse n'abandi bafatanyije kuyobora igihugu, bazamuye ibikorwa remezo by'agatangaza, aho twababwira nka Stade Amahoro yaravuguruwe, BK Arena yarubatswe, ndetse imihanda yamaze kuba myinshi muri gihugu cyacu cy'u Rwanda, kaburimbo kabisa. Abashyitsi baradusura ntibagende ivumbi ryabishe. Ikindi kandi Dr. Edouard Ngirente yahanganye n'icyorezo cya COVID-19, arwana n'izamuka ry'ibiciro ku masoko ndetse n'ibindi byagiye bimwitura hejuru, nk'ibiciro byarazamutse bitewe n'intambara y'Uburusiya na Ukraine, ariko yabashije kubihanduringa, ndetse na guverinoma bafatanyije baha abaturage b'Abanyarwanda ibiryo ku buntu muri cya gihe cyaguma mu rugo. Ibindi bintu byerekana ko Dr. Edouard Ngirente yari akwiye kongera kuyobora igihugu cyacu cy'u Rwanda. Bazamuye ubukungu bw'u Rwanda ku rwego rwo hejuru kuva aho bwari buri mbere, n'ibindi byinshi, harimo nko kujya babaza buri muyobozi inshingano ze imbonankubone, uriye indimi agahita yerekwa umuryango, n'ibindi byose byaciye akavuyo. Kuko ikibyemeza ni uko muri guverinoma y'abantu bose batangiranye, abaminisitiri basigayemo cyangwa se abayobozi hasigayemo 3 bonyine, abandi bose bamaze kwerekwa umuryango. Nshimira wowe twabanye muri iki kiganiro kuva gitangiye kugera kirangiye. Mwari muri kumwe na Ismail King Bruce. Tugiye kora subscribe, like, share ndetse na comment. Imana ibarinde.